umugabo yahamagara telefone atazi, yumva ijwi ry'umugabo rigira riti ni wowe runaka, umugabo wa runaka. Umugabo ati yego ni njye. Undi nawe ati umugore wawe rero akoze impanuka ikomeye cyane, ubaye uri hafi wahita utabara byihuse. Umugabo ibyo arimo byose yahise abireka ako kanya, agenda yirukanka cyane, amaguru adakora hasi. Ageze ku bitaro yinjira nk'umusazi, abaza buri wese, afata uwabonye, afata umukirina, afata umuganga, abaza kuri resebusiyo. Buri wese bahuraga yagendaga yinjira avuza induru, afata amataburiya y'abaganga bose ati umugore wanjye ari he, umugore wanjye ari he. Ni mu masaha y'ijoro, bombi bari mu cyumba. Umugabo yari arimo gutegura dokima azakenera ku munsi w'ejo mu kazi. Umugore nawe yari arimo ategura imyenda umugabo agomba kujyana mu kazi mu gitondo. Umugore ati hani twaganiraho gato mbere y'uko turyama. Umugabo nawe ati ko numva naniwe cyane, reka tuzavugane ejo. Umugore ntiyagira icyo arenzaho, ikiganiro cy'uwo munsi cyarangiye gityo. Mu gitondo umugore arongera ati hani waba ufite iminota nk'ibiri gusa tukavugana? Umugabo ati ya reka tuze kuvugana nashye, ubu ngubu mfite inama ntashaka gukererwa. Byaje gukomeza bityo, umugore aza kwisanga umugabo atakimuha umwanya na gato. Nyuma y'iminsi umugore yaje gutungurwa, atungura umugabo ku kazi. Ahageze abwirwa yuko umugabo we nawe hari yashize akanya asohotse. Umugore yumva biramutunguye cyane, kuko ayo masaha yabaga azi neza yuko umugabo akiri mu kazi, kandi inshuro nyinshi umugabo we iyo yabaga agiye gusohoka yarabanzaga akamumenyesha. Ubwo umugore rero niko guhamagara umugabo w'ako kanya, ariko niyitaba. Kumbe uwo mugabo we yari ari kumwe n'undi mukobwa mu cyumba cya hoteli. Umugore yakomeje guhamagara umugabo we, umugabo yajya kwitaba, wa mukobwa wari kumwe akamubwira ati we mwitaba, niba gukeneye cyane aragusanga, arakohereza message. Umugabo yajya kwitaba, umukobwa wari kumwe akamubuza. Umugore nawe arambiwe guhamagara arakupa. Ubwo amasaha yarageze, yahise yigira mu gikoni atangira gutegura ibyo kurya bya nimugoroba. Umugabo watashye ninjoro ati hani uyu munsi unyihanganira, nagize akazi kenshi cyane, ntabwo nabonye akanya ko kwitaba, ubwo wampamagaraga unyihanganira. Umugore ati naje no ku kazi ngukeneye ariko sinakubonye. Sekreteri wawe niwe wambwiye yuko hashize akanya isohotse. Mubaza niba ari inama waba ugiyemo yihutirwa, ambwira yuko wasohotse mu biro uvuga yuko utashye ushaka kugera mu rugo karukaruka. Rero ntabwo nzi icyabaye gitumye utahira ijoro kandi wavuye mu kazi kare. Umugabo utaranitaye kumenya icyo umugore we yamushakiraga cyatumye amusanga ku kazi bene ako kagena amutunguye. Mu burakari bwinshi ati ni gute uza ku kazi utamenyesheje? Ni iki wanshakiraga kitagombaga gutegereza koko? Umugore ati ariko maze iminsi ngushaka ngira ngo tuganire ku kanyuma kanya, kandi n'undi utashye mu rugo ntituvugana. Akenshi utashye utaka umunaniro, umbwira yuko nta mwanya ufite akazi kenshi mu gitondo. Rero kuba nta mwanya mfitiye mu rugo, natekereje nti reka ngusange mu kazi, wenda ho ushobora kuba nk'iminota 30 tukavugana, ntarangiza ngataha nawe ugakomeza akazi kawe. Umugabo muvuze uburakara ati iyo umbura kuri telefone se ntiwari kumpamagara cyangwa kohereza ubutumwa? Washoboraga no kunyura kuri sekreteri wanjye akamenyesha, ariko ntabwo byari ngombwa yuko uza kunyituraho gutyo gusa mu kazi utamenyesheje. Umugore ati ariko narumiwe, ubu suretse amahane kuko nari kukwitura hejuru ntanagusanze. Umugabo warakaye cyane, warakajwe no kumva umugore we yaje mu kazi atamumenyesheje, kuko inshuro nyinshi uyu mugabo yakundaga guhurira n'uyu mukobwa wararanye muri parikingi y'imodoka ku nyubako uyu mugabo yakoreragamo, hanyuma bakajyana aho babaga bagiye kujya. Ubwo rero uwo mugabo rero yatangiye kwikeka amababa avuga ati ubu se umunsi umwe umugore wanjye yazangwaho koko yazamfatira mu cyuho. Umugore ucishije make witurije uw'abandi utarize ikijya mbere, abonye umugabo wamurushije uburakari bari usaba imbabazi kugira ngo amahoro ahinde. Nyuma y'icyumweru kimwe umugore yarongeye hamagara umugabo we kuri telefone ari mu masaha y'akazi n'ubundi. Ubwo byari ku munsi wo kuwa gatanu, ariko kandi buri wa gatanu akazi k'umugabo we karangiraga kare. Ubwo aramuhamagara rero, amuhamagaye umugabo ko karitaba. Umugore ati hani umbabarire ko ngo uhamagaye mu masaha y'akazi, ariko nagira ngo mubwire yuko nakoresheje komande muri ya resitora ukunda kuriramo, ubu niho ndaka kanya ubu tuvugana. None nagira ngo nkubaze, ese byashoboka yuko ukirangiza akazi wahansanga utiri uca mu rugo, ahubwo ukaza tukisangira ibyo kurya bya nijoro, hari ko hari icyo nenda kukubwira? Umugabo nawe ati nta kibazo rwose, ndaca nyuma y'isaha imwe ndaba nkugezeho. Umugore yanezerewe cyane, arishima kumva yuko none abonye akanya ko kuvugana n'umugabo we. Isaha bahanye yarageze, igera umutware we ataraza. Umugore we yihanganye mu mutima yibwira ati urahari ari mu nzira za hari wenda hari byamukereje. Isaha ya kabiri nayishira, umugore agitegereje ahamagaye umugabo we ngo amenye icyamukereje, ngo amenye uko byagenze, anamubwira yuko ibiryo birimo gora kandi akimurindiriye.
umugabo ntiyitaba kuko n'ubundi yari kumwe na ya nkumi ye. ubwo umugabo we n'ubundi bongeye kumuhamagara ya nkumi iti ariko uwo mugore arakubaza iki, mwihorere tube tugumanye nk'isaha imwe, n'ubundi ndabizi aragukunda cyane kandi arakubaha, araba akigutegereje. umugabo ati basi reka mbwire umugore wanjye yuko ndi kugenda, reka guhangayika, umva niwita urabunkuye muri mudo rwose. umugabo koko yubaha icyifuzo cy'inkumi niyitaba. nyuma y'iminota nka 30 umugabo yahamagara telefone atazi, yumva ijwi ry'umugabo rigira riti ni wowe runaka, umugabo wa runaka? umugabo ati yego ni njye. undi nawe ati umugore wawe rero akoze impanuka ikomeye cyane, ubaye uri hafi wahita utabara byihuse. umugabo ibyo yari arimo byose yahise abireka ako kanya, agenda yirukanka cyane, amaguru adakora hasi. ageze ku bitaro yinjira nk'umusazi, abaza buri wese, afata uwabonye, afata umukirina, afata umuganga, abaza kuri resebusiyo. buri wese bahuraga yagendaga yinjira avuza induru, afata amataburiya y'abaganga bose ati umugore wanjye ari he, umugore wanjye ari he. uwo mwanya rero umugabo yahise akwitana na dogiteri wari kuvura umugore we. dogiteri nawe araje abaza umuryango w'uwo mugore ngo abamenyeshe ikijya mbere. dogiteri amubonye ati niwe mugabo wa runaka? undi nawe ati ni jyewe, ahubwo mbwira umugore wanjye ameze gute, najya kumureba se twavugana? dogiteri ati mutwihanganire, ntabwo twabashije kurokora ubuzima bw'umugore wawe, uretse n'ubw'umugore wawe kandi n'ubwo umwana yari atwite ntabwo twabashije kuburokora. umugore wawe yaje habura gato cyane ngo yitabe Imana. umugabo utangaye cyane abaza dogiteri ati ubw'umwana? umwana ndetse ko nta mwana tugira? umudogiteri ati ntabyo aruzi se, ntabwo aruzi yuko umugore wawe atwite? dogiteri ati umushoferi wagonze umugore wawe ari nawe wamuzanye kwa muganga, yatubwiye yuko yamugonze arimo amanura amarira yambuka umuhanda, asa n'ugenda yandika ubutumwa muri telefone. yararangaye cyane ababaye, arimo arira mu muhanda. yaba dogiteri yaratangaye cyane, ndetse n'umugabo agwa mu kantu. icyari giteye agahinda ntabwo ari icyo gusa, ahubwo ni amagambo ya nyuma uyu mugore yasize yandikiye umugabo we. uko umugabo yasomaga ubwo butumwa niko yamanuraga amarira. yarimo asoma mesaje umugore we yari amaze isaha umwandikiye. mesaje yagiraga iti hani nakomeje kugusaba umwanya ariko ntiwankundira. uyu munsi nabwo nari nagerageje ibishoboka byose ariko ndabona bitakunze. numvaga nshaka kureba ibyishimo uri bugire nkubwiye yuko ugiye kwitwa papa nyuma y'imyaka 8 dutegereje urubyaro. numvaga nshaka kukureba mu maso, nayo mpamvu nari naranze kukubwira ibingibi mu butumwa bugufi. ubu tuvugana mfite inda y'ukwezi kumwe n'igice. ubu noneho natwe tugiye kwitwa ababyeyi nyuma y'igihe kirekire dusaba Imana urubyaro. uko umugabo yasigaye yiyumva nyuma y'ubu butumwa byose nabasha kubishyira mu magambo. inkuru yigisha buri kimwe cyose uri gukora aka kanya, cyane icyo uri gukora uzi ko atari cyiza, ubaye umugabo wafata icyemezo. yego twese turakosa, nta marayika uba ku isi, twese turi abantu, ariko rimwe na rimwe hari ikosa ubuzima butaguha amahirwe ya kabiri yo kurikosora.